Ikiganiro warusiko. Warusiko inzoka zimwe zishobora kwica ndetse hari n'izindi zitica. Kurikirana ikiganiro. Iki ni igice cya mbere. Aho wicaye aka kanya uramutse ubonye inzoka wataruka nk'inshuro 1000 uramutse uyihunga ujya gushaka amabuye ngo uyice. Utekereza ko ndetse yanakuriye uyibonye iruhande rwawe ikwegereye. Gusa abantu inzoka muzifata uko zitari. Hari inzoka z'amoko atandukanye, hari na zigiye zikaze bitandukanye. Zimwe mu gihe muzizi n'amoko yazo n'amazina yabyo sinirwa nzisubiramo. Gusa inzoka ziratandukanye cyane. Hari iziryana ako kanya ikikubona ikahita ikurya. Hari indi ishobora kukuboneka kwihorera ikigendera ukayanduranyaho. Ndetse hari n'inzoka zishobora kuza muri mu matera story zikicara zikumva story, wayibona washaka kuyica yagucika ikazagutegera ahantu hamwe ikazihorera. Abantu inzoka muzifata uko zitari. Hari inzoka zikunda abana ndetse hari n'izibanga. Inzoka zikunda abantu hari n'izibanga. Hari ndetse hari n'inzoka zororwa ishobora kuguhora mu nzira ntikurye ikakwihorera ikikomereza. Yabona ushaka kuyirwanya ikakwica. Abantu benshi mubana n'inzoka muzi uko ntabyo muba muzi. Harimo izirya imbeba, harimo izitahira muri inzu, ndetse abantu benshi muzi ko inzoka igeze ku isima itabasha kugenda gusa iragenda. Ni by'iki kiganiro waruziko igice cya mbere, cyangwa n'ibindi bice bigiye kuzaza tugiye kuzajya tubasobanurira mugenda bimenya gake gake ubuzima bw'inyamaswa ndetse n'abantu ndetse n'ibitera mu isi hose muri rusange tujya tubisobanukirwa gake gake. Kora subscribe kuri channel yacu GATETE Olivier official, dukomeze kugendana kurikirana ibiganiro byacu. Aha niho dusoreje ikiganiro igice cya mbere, n'uzacuke n'ikiganiro igice cya kabiri waruziko.